Ese koko ni ngombwa kunywa litiro ebyiri z'amazi buri munsi? Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Hari inama abantu benshi bumva hafi buri munsi cyangwa se bagirwa igira iti ugomba kunywa litiro ebyiri z'amazi buri munsi. Hari n'abashyiraho alarm cyangwa se inzogera ya telefone ibibutsa kunywa amazi buri kanya kugira ngo nibura za litiro ebyiri babashe kuba bazuzuza. Abandi bakagira icupa rya litiro ebyiri bakavuga bati iri cupa mba ngomba kurirangiza uko byagenda kose. Ariko se koko buri muntu agomba kunywa litiro ebyiri z'amazi buri munsi? Ese umuntu utagejeje kuri litiro ebyiri we ntabwo aba ari kunywa amazi ahagije? Cyangwa umuntu unywa litiro eshatu cyangwa enye baba yarushijeho kugira ubuzima bwiza? Ukuri ni uko ibintu rwose bitandukanye cyane nuko bamwe babitekereza. Reka nkubwire ko nta mubare n'umwe cyangwa se umubare umwe wavuga ngo w'amazi ukwiye buri muntu wese ku isi. Umubare w'amazi umuntu akenera ushobora guhinduka bitewe n'imyaka, uko umubiri umeze, ibyo arya, uko akora, ubushyuhe bw'aho ari ndetse n'amazi ava mu biryo n'ibindi binyobwa. Uyu munsi rero reka tubisobanure neza kugira ngo umenye niba koko litiro ebyiri ari itegeko kuri wowe. Ngiye gutangirana n'iki gice nkubwira ubundi kuki amazi ari ngombwa. Mbere yo kuvuga umubare w'amazi cyangwa se umubare wa litiro z'amazi uba ugomba gufata umuntu agomba kuba yanywa, reka tubanze tumenye impamvu amazi ari ingenzi. Umubiri wacu ubundi ubusanzwe ugizwe n'amazi menshi. Amazi afasha umubiri gukora imirimo myinshi ya buri munsi, afasha mu gutwara intungamubiri, afasha umubiri kugenzura ubushyuhe, gufasha impyiko gukuramo imyanda mu mubiri ndetse akanafasha ingingo n'utundi duce tw'umubiri gukora neza. Iyo rero utakaje amazi menshi by'umwihariko ntuyasimbuze, ushobora kugira ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri, icyo mu cyongereza twita dehydration. Nibwo rero ushobora gutangira kumva umunwa wawe wumye, ukumva ufite inyota, ukumva ufite umunaniro, umutwe wawe ugatangira kubabara kandi inkari ugasanga kenshi zihinduka nke cyangwa se zikaba zaba umuhondo wijimye. Niyo mpamvu kunywa amazi bihagije ari ingenzi. Ariko noneho ikibazo abantu bose bahorana n'iki? Amazi ahagije ni litiro ebyiri kuri buri muntu. Ibi ngibi mbigarutseho bitewe n'uko hari abayanywa gusa ugasanga ni nko kuyiyahuza, arababangamira cyangwa yakumva ko atayanyweye kuri icyo kigero cya litiro ebyiri akumva ko ubuzima bwe yabwangije, yaburangije burundu ku buryo ki ashobora no kuba yakwiheba. Reka nkubwire ukuri, ntabwo ari ngombwa ko buri muntu agira umubare umwe uhwanye n'uwundi. Ubwo bivuze ngo ntabwo ari ngombwa ko niba uyanyweye litiro ebyiri nawe ugomba kunywa litiro ebyiri. Reka nze mbigusobanurire nkubwire naho izi litiro ebyiri zavuye. Iri jambo rya litiro ebyiri ku munsi ryamamaye cyane kuko ari umubare woroshye abantu babasha kwibuka kandi akaba ari amazi ari mu kigero cya nyacyo yabasha gufasha abantu benshi. Navuga ko ahuriweho n'abantu benshi bitewe n'ayaba akenewe cyane mu mubiri. Ariko hari ikintu abantu benshi batumva. Iyo bavuga ku mazi umuntu akenera ku munsi, ntibivuze ko ayo mazi yose agomba kuva mu icupa ry'amazi gusa. Amazi tubona ku munsi ashobora kuva mu mazi tunywa nibyo, ashobora kuva mu mata n'ibindi binyobwa, ashobora kuva mu mbuto, imboga ndetse n'andi mafunguro arimo amazi. Niyo mpamvu gufata litiro ebyiri nk'itegeko ridahinduka kuri buri muntu bishobora kuyobya benshi. Umuntu ushobora gukenera amazi menshi by'umwihariko icyo gihe aba atandukanye n'ushobora gukenera amazi makeya. Reka nkubwire nk'urugero ku muntu ukora siporo. Reka dufate urugero rwumvikana. Umuntu ukora siporo cyane cyane akaba ayikorera nk'ahantu hashyushye, usanga anywa amazi menshi cyane. Iyo abize icyuya, iyo atakaje amazi ndetse n'umunyu w'umubiri, burya akenera amazi menshi. Ntabwo rero yavuga ngo arakoresha umurongo umwe n'uw'umuntu usanzwe uyirirwa mu biro cyangwa se wirirwa wicaye. Tuvuge urugero, niba ari umuntu ugomba kunywa litiro ebyiri gusa, ashobora gukenera by'umwihariko ayo mazi. Ariko uyu nguyu w'umusiporutifu cyangwa se uyu muntu ukora siporo we ashobora gukenera ibirenzeho bitewe n'ibyo yatakaje, kuko aba yatakaje menshi akanatakaza n'imyunyu myinshi. Urugero, niba yakoze siporo igihe kirekire ku zuba kandi akabira ibyuya byinshi,
amazi ari bukenere birumvikana ko aba menshi cyane kurusha wa muntu wamaze umunsi wose yicaye ahantu hakonje. Ikindi kintu dushobora gutekerezaho, burya ubushyuhe nabwo bugira uruhare runini cyane mu kugena ingano y'amazi umuntu agomba kunywa ku munsi. Aho utuye n'uko ikirere kimeze, reka nkubwire ko ari ingenzi. Burya ubushyuhe buri hejuru, umubiri ushobora gutakaza amazi menshi binyuze mu cyuya. Niyo mpamvu umuntu ukora akazi akagakorera hanze ku zuba ashobora gukenera kunywa amazi menshi kurusha umuntu wakoreye akazi ahantu hakonje. Ibi ni ingenzi cyane ku bantu bakora imirimo isaba imbaraga, abahinzi, abubatsi, abakora siporo n'abandi bakorera ahantu hashyushye. Reka nanone nkubwire ikindi kintu, burya inyota nayo ni kimwe mu bitubwira ko dukeneye amazi yo kunywa. Akenshi inyota ni kimwe mu bimenyetso by'ibanze umubiri ukoresha kugira ngo ukubwire ko ukeneye amazi. Ariko ntugategereze ko umubiri wawe ugira inyota ikabije buri gihe kugira ngo ubone kunywa amazi. Jya ugira akamenyero ko kunywa amazi buri gihe, cyane cyane iyo uri gukora siporo, uri ahantu hashyushye cyangwa se uri gutakaza amazi menshi. Inkari nazo ni kimwe mu bimenyetso nk'uko nabivuze, kubera ko zishobora kugufasha kubimenya neza. Iki ni ikindi kintu ushobora kurebaho by'umwihariko wibanze ku ibara ry'inkari. Inkari z'umuhondo woroshye cyangwa se werurutse akenshi zishobora kuba ikimenyetso cy'uko ufite amazi ahagije. Ariko iyo inkari zawe zabaye umuhondo wijimye cyane, cyane cyane iyo ari nke, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umubiri ushobora kuba udafite amazi ahagije. Ariko nanone ntukagire ubwoba kubera ko inkari zawe zitari transparent cyangwa se zitabonerana, zifite nyine uriya muhondo wijimye, kubera yuko inkari ntabwo zigomba kuba amazi atagira ibara kugira ngo uvuge ko uri muzima. Hari ibintu byinshi bishobora guhindura ibara ry'inkari, harimo ibyo kurya, imiti imwe n'imwe ndetse n'inyongera z'intungamubiri. Ese kunywa amazi byo ubundi kunywa amazi menshi buri gihe byo twavuga ko ari byiza? Aha niho abantu benshi bibeshya. Bamwe bumva ko niba amazi ari meza uko unyanywa kenshi ariko ndushaho kugira ubuzima bwiza. Ibi ngibi reka nkubwire yuko atari byo. Kunywa amazi menshi cyane mu gihe gito bishobora kuba ikibazo ahubwo. Iyo umuntu anyweye amazi menshi cyane kurusha ubushobozi bw'umubiri bwo kuyakuramo, bishobora gutuma umunyu witwa sodium mu maraso ugabanuka cyane. Ibi bikaba bishobora guteza ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu tutagomba kuvuga ngo nunywe litiro 4, 5 cyangwa 6 buri munsi kuko amazi ari meza. Amazi ni meza ariko menshi cyane nayo ashobora kuba ikibazo. Ubwo ndavuga menshi cyane bitewe n'akazi ukora cyangwa se bitewe n'uburyo umubiri wawe uhagaze, niba ufite uburwayi, niba uri muzima, niba ufite indwara zitandura ndetse n'ibindi bitandukanye. Wakwibaza uti ese kunywa amazi menshi bituma impyiko zirushaho gukora neza? Impyiko zacu reka nkubwire ko zifite akazi ko kugenzura amazi n'imyunyu mu mubiri no gukuramo imyanda. Ntabwo ari ngombwa kunywa amazi menshi cyane ngo utekereze ko uri kuyungurura cyangwa se uri kunoza neza impyiko. Umubiri usanzwe ufite uburyo bwo kugenzura amazi ukeneye. Icy'ingenzi ni ukunywa amazi ahagije kandi ukirinda gukabya. None se nanone umuntu agomba gute kumenya amazi cyangwa se ingano y'amazi imukwiriye? Aho gufata litiro 2 nk'itegeko ridahinduka, tekereza kuri ibi. Ese uri umuntu ukora siporo? Ese ubira ibyuya byinshi? Ese uba uri ahantu hashyushye? Ese ujya ugira umuriro cyangwa se uri kuruka cyangwa uri guhitwa? Ese uri gukoresha imiti ishobora kugira uruhare ku mazi yo mu mubiri? Ese ufite ikibazo cy'impyiko, umutima cyangwa ikindi kibazo cy'ubuzima? Ibi byose bishobora kugira uruhare ku mazi ukenera. Ni nayo mpamvu abantu bafite indwara zimwe na zimwe cyangwa amabwiriza yihariye bahawe n'umuganga ntabwo bakwiye kwishyiriraho umubare w'amazi bonyine. Muganga niyo mpamvu akugira inama akakubwira ngo ugomba kunywa litiro 2 ku munsi cyangwa se uranywa 3 bitewe n'uko mba mwaganiriye n'andi makuru atandukanye uba wamuhaye. Ariko bitari ibyo, ya makuru yandi wumvira hirya ku gasozi ukayafatira mu kigare utasobanukiwe neza, ugomba kugendera kuri ibyo bintu bitandukanye twagarutseho haruguru kugira ngo umenye ingano y'amazi ikwiriye ugomba gufata. Niyo mpamvu rero gukurikiza inama wahawe n'umuganga biba ari byiza, kubera ko wakugenera amazi yo kunywa bitewe n'uko yakubonye ndetse bitewe n'ibyo abona ukeneye. Amazi yo mu biryo rero nayo burya arabarwa. Iki ni ikintu abantu benshi bibagirwa.
Iyo urya imbuto n'imboga birimo amazi menshi, burya uba uri no kubona amazi muri ibyo biryo. Urugero nk'imbuto zimwe na zimwe, imboga, isupu n'andi mafunguro arimo amazi menshi. Niyo mpamvu umuntu atagomba gutekereza ko amazi yose umubiri we ubona agomba kuba yanyweye ari amazi asanzwe gusa. Ibyo ngibyo ngira ngo birumvikana. Undi nawe ashobora kuza akibaza ati ese kunywa amazi ukimara kubyuka ni ngombwa? Ushobora kuba warabonye abantu bavuga bati kunywa amazi ukimara kubyuka rwose biba ari sawa cyane, ndetse njyewe mpita mfata na litiro y'amazi yose ngahita nyimara. Ntabwo ari itegeko nabyo rusange rigomba gukurikizwa na buri muntu, nubwo rwose ku muntu ubishoboye ubibasha bishobora kumugirira umumaro. Kunywa amazi mu gitondo burya ni byiza niba uyakeneye, ariko nta gihamya cy'uko buri muntu agomba guhita anywa litiro imwe akimara gukanguka kugira ngo umubiri we usukurwe. Umubiri wawe ufite uburyo bwo gukora imirimo yo gukuramo imyanda, ntabwo litiro imwe y'amazi mu gitondo ariyo ituma umubiri wawe usukurwa mu buryo bwihariye. Undi nawe akibaza ati ese amazi afasha umuntu ufite ububabare bw'umugongo? Ibi mbigarutseho kubera ko turi kuri Physio Rwanda nk'uko musanzwe mubimenyereye, tubana mu biganiro byinshi by'abantu bafite uburwayi bw'umugongo. Iki ni ikibazo tugomba kuvugaho. Amazi ni ingenzi mu mikorere isanzwe y'umubiri, ariko ntiwakagombye kubwira umuntu ufite ububabare bw'umugongo ngo kunywa litiro 2 bizakiza umugongo wawe. Ibyo ntabwo ari byo. Ububabare bw'umugongo bushobora kugira impamvu nyinshi zibutera. Bushobora guterwa n'imikaya, bwaterwa n'ingingo, bwaterwa n'imvune, bwaterwa n'imikorere y'umubiri, cyangwa se n'ibindi bibazo nk'uko dukomeza kubigarukaho umunsi ku munsi. Kunywa amazi ahagije rero ni igice cy'ubuzima bwiza, ariko ntabwo ari umuti w'ububabare bw'umugongo. Aho kwibanda gusa kuri uyu mubare wa litiro 2, jya ugira akamenyero ko kunywa amazi buri gihe, kandi unywa amazi igihe wumva ufite inyota, wongera amazi igihe ukora siporo cyangwa se ubira ibyuya byinshi, wongera amazi igihe uri gukorera ahantu hashyushye cyangwa se nawe ukumva urashyushye, kandi wirinde kunywa amazi menshi cyane mu gihe gito kubera gusa ko ushaka kugera kuri litiro runaka wumvise runaka avuga, kandi wenda muganga atarazikugiriyemo inama. Ikintu cya mbere wakwibuka cy'ingenzi ni uko niba hari ikintu kimwe ushaka gukura mu buzima bwawe, ari ukwirengagiza ko litiro 2 ari itegeko ridahinduka kuri buri muntu. Umubiri w'umuntu umwe ushobora gukenera amazi atandukanye n'ay'undi nk'uko twabivuze. Icy'ingenzi ni ukumenya umubiri wawe, kureba uko ubuzima bwawe bumeze, ibikorwa ukora, ubushyuhe bwaho uri, ndetse n'amazi ubona mu mafunguro, ndetse n'ibindi binyobwa. Kandi niba ufite ikibazo cy'ubuzima gituma ugomba kugenzura amazi unywa, ntukurikize imibare rusange gusa, ahubwo ujye ukurikiza inama wahawe n'umuganga, kuko niwe ushobora kumenya ngo ndakugendera aya mazi niyo yajya gufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gana ku musozo, niba utanyweye litiro 2 ku munsi, cyangwa se uyu munsi tuvugana ntabwo wanyoye amazi ahagije nk'uko abantu babivuga, burya ndizera ko wasobanukiwe. Jya umenya ko ibintu rwose bitandukanye. Amazi ni ingenzi cyane ku mubiri, ariko umubare wa litiro umuntu agomba kunywa ugendana n'uburyo umubiri we usanzwe ukora. Niba ukora siporo, ubira ibyuya byinshi, cyangwa se uri ahantu hashyushye, ushobora gukenera amazi menshi. Niba uri umuntu ufite ikibazo cyihariye cy'ubuzima, amazi ukenera ashobora no kuba atandukanye n'ay'undi muntu, kandi ni ngombwa gukurikiza inama z'abaganga.